Ikaze rero nanone mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Amazina yanjye ni Germain Muhirwa. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku gitabo nanditse ku Rwanda, uko ijuru ryagejejwe mu Rwanda, Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane. Uko ijuru ryagejejwe mu Rwanda, igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane, Jenoside yakorewe Abatutsi. Aha rero ikibazo twibaza, ese indi jenoside irashoboka? Twese turagira tuti ntibikabe, oya ntibikabe, ariko ukuri kumeze gute? Ese birashoboka nanone? Abatukana rero bajya batukana, cyangwa se abazana iby'amoko bavangura amoko, reka manze matanga imbere. Niba wumva utazi igisekuru cyawe cya 10 cyangwa se byibuze cya 8, jya wicecekera ntugatukane, kuko ntabwo uzi aho abantu bakomoka. Kubw'iyo mpamvu abanyarwanda twese dushaka ko igihugu cyagira amahoro, abantu bakaba mu kuri, abantu ntibahore mu rwikekwe. Niyo mpamvu tugiye kureba nimba ibi bintu bishoboka koko. Niba koko ibyo bibazo by'amoko byararangiye, reka tubiganireho nk'abantu baganira atari ugutukana. Nongere ngusubiremo, niba wumva utazi igisekuru cya byibuze cya 10 cyangwa cya 8, byibuze wicecekere ntugire ibyo wirirwa wandika utongana cyangwa utukana cyangwa uzana iby'amoko. Tutangire rero. Wibuke ko nanditse igitabo kuri Ukraine. Igitabo kuri Ukraine nacyanditse imyaka 10 mbere yuko intambara ya Ukraine iba, bukeye biraba. Bivuze ngo ibi ntabwo bingira umuhanuzi, gusa biba byemeza ko ibyo tuvuga biba bifite ireme. Muri 2014 rero nibwo nanditse kino gitabo ku Rwanda, uko ijuru ryagejejwe mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane, Jenoside yakorewe Abatutsi, uko byagenze kuva mu mwaka w'igihumbi magana 8 kugenda bizamuka nk'uko ubibonaho niko byagenze. Bisobanuye iki? Aho ngaho urareba no hano ku gitabo ku gifuniko nahashyize u Rwanda harimo ikiraro. Bivuze iki? Mpabwa kino gitabo muri 2014. Burya iyo wandika igitabo, cyane cyane hawe igitabo nka gutya, iyo ubihabwa ni ibintu biba birenze ubwenge bwa muntu. Wibuke ko kino gitabo nyandika niho navanye agakiza, niho nakuye agakiza, ntangira gusoma Bibiliya ndayiga ndayimenya, ariho mvuga nti ibyo mvuga yaba ku Rwanda yaba n'ibindi byose nagiye nandikamo, byose bifite ireme, bifite aho biva. Manze gusasire rero, mbere yo gushaka gutukana, ubanza umenye aho ibintu biba byavuye. Kuki rero u Rwanda rumeze nk'ikiraro? Mbyerekwa njyewe nabonye u Rwanda rumeze nk'ikiraro cyagiye gicika. Tuva mu myaka y'igihumbi magana 8 tukazamuka tukagera 94, cya kiraro kigacika, abantu bagapfa. Tuzi 9 byabaye, Abatutsi bicwa, bakameneshwa, bagahungira mu Bugande, bagahungira muri za Kongo yitwaga Zaire icyo gihe, na za Kongo, bagahunga mu Burundi, za Tanzania. Ibyo bice byose bakabihungiramo, icyo kiraro cyacitse. Byongeye kuba 73 yakudeta Habyarimana iba, ibyo byose turabizi. Noneho bigeze 94 ikiraro kiracika, tugira ngo gicitse burundu. Ariko rero abanyarwanda bongeye gushibuka. Byagenze gute? Twibaza tuti, ese iyo jenoside yindi irashoboka? Yewe ndifashisha ijambo ry'Imana, nifashishe igitabo nanditse. Kino gitabo kimaze imyaka 11 hafi 12 nyanditse, kandi ibintu byose nandika bimara imyaka 10, 11, 12 bigasoza. Aha ndagaruka kuri cya gitabo cya Ukraine nakubwiraga, niho duhera tuvuga tuti ibya Ukraine nabyanditse 2010, biba 2022 hashize imyaka 12. Ibyo mu Rwanda byo nabyanditse 2014, none dore 2025 abazungu bari gufatira u Rwanda ibihano, ariho tugiye gutangira. Bivuze iki rero? Ese jenoside yindi irashoboka? Twavuga tuti no. Naho bose ndabizi ko wandike hasi uvuga uti dore uko bimeze. Abenshi nzi ko bari bite bandika nta moko akiba mu Rwanda. Hariho nabo yandika ngo amoko, Abahutu, Abatwa, Abatutsi, ibyo byose nibaringa n'ibyo byose turabizi. Ariko comments y'abantu bakomentinga, tubona ko ku mitima yabo bafite ibihabanye n'ibyo bavuga. Ibyo byose turabizi. Nuvuga ngo niba naragira Imana nkasoma ijambo iyi Bibiliya ureba, maze kuyisoma hafi 3 kuva ku itangiriro kugera ku byahishuwe, ubu ndi kuyisoma inshuro ya 4. Ariyo mpamvu nkubwira ni ufite imyaka ingahe? 20, 30, 40, 70, 80, yewe n'ijana. Shaka byibuze umwaka umwe usome ijambo ry'Imana, wumve ibintu birimo, niho uvana ukuri. Kuko ibintu bitubakiye ku ijambo ry'Imana byose biba byubakiye ku musenyi.
turabigarukaho rero. Kuki mvuga nti indi jenoside byagenda gute iramutse ibaye mu Rwanda cyangwa se iranashoboka? Duhere ku bihano. Iyo abazungu bavuze ngo bagufatiye ibihano, baba bakubwira ngo vaho cyangwa upfe. Ni ibintu biri direct, ngenda bimenyereye, izo message batanga. Urugero dutanga rukomeye n'urwo bahaye Mobutu kugira ngo bamuvaneho, bamwohereje uwo bita Bill Richardson. Ubirebe kuri za YouTube bibone, baguha deal. Ariyo mpamvu mvuga ni bari abantu bose mubona bakomeye baba bagenda mu Rwanda, ibyo byamamare cyane cyane abirabura, baba bafite izo deal, baba bafite izo mission, baragupropose. Umuzungu aragupropose akubwira ati dore twakoranye ibi nibi, twakoresha ibi nibi, vaho. Urumva rero ubuyobozi bamaze gushinga imizi, ntabwo nawe wavaho burya. Benshi baranga, niyo mpamvu ubona birangira uko birangiye. Ariko babanza kuguha deal, bakagupropose, bakakubwira ati dore uko ibintu bimeze, turabona ibyiza, wavaho. Muribuka mu Rwanda abantu bavuga ngo manda yindi ya gatatu ni iki, wavuyeho kabireka. Abazungu barabipropose, nzi ko baba babivuga babyivugira ubwe. Urumva niyo mpamvu ubona n'ubuyobozi nabwo bavuga buti aho kugira ngo unyice ndimbwa nkuko wa mugore wo muri jenoside byagenze, ahubwo yagucira mu maso. Ni ukuvuga ngo hari message ziba zitambuka inyuma abaturage baba batazi, noneho b'abaturage bakagenda barwanira ibyo batazi. Akaba ariyo mpamvu nje hano imbere kugira ngo ngusesengurire, nkwereke neza ibibazo bishobora gushoboka, kugira ngo dutangire tubyinjiremo. Rero urabona bino bihano bamaze gufatira u Rwanda ntabwo byabyutse ngo byikubiteje u Rwanda gutya. Ariyo mpamvu aba bazungu buri gihe batanga abirabura imbere. Gute rero? Reka nkwereke. Urabona nk'urugero bakoze ziriya bita za ISIS, bakoresha muri bihugu by'Abarabu, nibo bazikora. Tuvuga ko abazungu rero bakoze M23, ariko M23 igizwe n'abandi, igizwe n'abakongomani bavuga ikinyarwanda. Twavuga ati abandi bahita bavuga bati n'abanyarwanda, sibyo? Abazungu bakabakora. Noneho abazungu bamara kubakora bakabakoresha muri ibyo bintu byabo, bamara kubikoresha ibyo bintu byabo bakabyegeka ku Rwanda. Bamara kubyegeka ku Rwanda, urumva ko u Rwanda nirwo rufite M23 mu maso y'abandi banyafrika n'andi mahanga. Siko bimeze? Noneho amahanga yo akavuga ati Rwanda nimwe muri gufasha M23, kumbi aho Rwanda yarakozwe n'abazungu. Urumva bimeze? Noneho umuzungu agakoresha ikintu cyo gutuma agusahura, akabikwitirira, noneho akazakigarura inyuma akakigira iturufu yo kukuvanaho. Ni ukuvuga ngo buriya kugira ngo witandukanye n'isi yose, bavuga bati dore n'u Rwanda rubirimo, bahita babyegeka ku Rwanda. Ibyo bintu narabigusobanuriye. Ni ukuvuga ngo bashinga ikintu hano, ari byo ndibugarukeho nkwereka impamvu n'intambara ishobora kuba, bakagishinga mu myaka 10, 20, noneho nyuma y'imyaka 20 bakazakigarura, noneho bakakikugongesha, akaba icyo batuma bakuvanaho cyangwa se baguteza ibibazo. Urabona niko bigenze. Kuvuga rero ngo indi jenoside irashoboka cyangwa nishoboka, tugendeye ko nta moko akiba mu marangamuntu cyangwa kigaragara mu Rwanda, jenoside nk'uko yabaye mu Rwanda 1994 ntabwo bishoboka kuba nk'uko byagenze kuri byagenze 1994. Abazungu rero bazakora iki? Wibuke ko Bill Clinton yavuze ati tujya gukora bira bintu kugira ngo bibe, twumva ko hazapfa abantu 50. Iyo video irahari, nge nararebye ndatangara, nayibonye mu gihe nandikaga kino gitabo. Urumva umuntu abakora ubushakashatsi, igitabo cy'amapaji 600, urashakisha hirya no hino, ni urebye n'ibyo Imana yaguhaye, Imana iguha umurongo, none nawe ukagenda wuzurishamo ushakisha nyine uko ibintu byagiye bigenda byose hirya no hino. Nibwo rero nabonye ibyo bintu Bill Clinton avuga ati twumva ko mu Rwanda hazapfa 50. Urumva baba badupangiye. Bivuze iki rero? Kuba bateje bino bihano, reka nkwereke, bivuze ko bafite undi muntu bateguye cyangwa bari gutegura, bari kudiringa nawe ibi bihano u Rwanda rufite, kugira ngo nibivaho uwo muntu bazamubwira kugira ngo ibyo bihano tubivaneho ugomba gukora izi deal nizi. Bivuze ngo n'undi muntu uzazaho nyuma nawe abazungu bazaba baramuteguye igihe kirekire. Urumva ni ukuvuga ngo niba waheza biriya byamamare mu Rwanda bakabyoherezayo bikajyaho ubutitsa, umwe ajyana deal akavuga ati dore uko bimeze, bakaza n'undi wenda wana wizewe, bakabona undi wenda wubashywe, bikanga bikananirana. Ibya Mobutu byaranze biri hanze, uzarebe. Bill Richardson yaramubwiye ati Mobutu rero rero ukuntu ibintu bimeze, vaho ugenda uhunge. Nibo ku munota wa nyuma yahunze ajya muri Maroc, murabyibuka neza. Nahariya rero iyo bavuze ngo u Rwanda barufatiye ibihano by'ubukungu, njye nakubaza andika utubwire ukuntu ubwo bukungu bumeze uyu munsi,
ingaruka ziri kugira ku bukungu bw'u Rwanda. Umuturage uri hasi afite ibihe bibazo kubera birabihano. Benshi bahita bavuga bati twebwe ahubwo tuzagwa inyuma y'ubuyobozi bwacu, nta kundi bizagenda. Niho rero hantu bavuga ngo jenoside idashobora gushoboka, ahubwo hazaba ubundi bwicanyi bukomeye ndengakamere. Bizagenda gute rero? Ibi bihano byanze bikunze bizatera ubukene mu bantu. Uko bitera ubukene mu bantu, kandi abanyarwanda uko bateye, kugira ngo ubukene wenda za Zimbabwe yatewe n'abazungu abanyarwanda babyihanganire, ni ibintu bitoroshye. Bivuze iki rero? Ni ukuvuga bya bihano barabifashe, bari gutegura undi muntu ku ruhande, noneho uwo muntu bavuge bati weho tuzakuvanira ibyo bihano, bibe nkaho ari impuhwe bakugiriye, kumbi ari undi mutego nanone uzagutura mu Rwabayanga indi myaka 10-20. Bivugiye iki rero? Ni ukuvuga ngo inzara nimara gutaravaye abantu, buriya barabyize abazungu babyiga imyaka 10-20, biriya bihano kugira ngo babizane. Ni ukuvuga ngo turi kuri finale. Ubuyobozi rero nabwo bumaze gushinga imizi nka buriya bw'u Rwanda, ntabwo buzava gutya cyenyege. Bizagenda gute rero? Ni ukuvuga ngo abazungu bazafata ibihano, bateza inzara mu baturage, noneho abaturage nibagera ku buce kubera inzara, igihugu cyose bizagenda bizamuka. Believe it or not, niko bimeze. Baba bafite plan, ibintu baba barateguye, barabigerageje. Noneho abaturage inzara nibica, abaturage niho bazavana kwivumbagatanya, kuko n'ubundi umuturage azicwa n'inzara bya hatari, avuga ati no, n'ubundi nta kindamira. Noneho nyuma y'ibyo bakaza none za Kongo bari guha intwaro n'u Burundi. Ubona u Burundi busigaye bufite ijambo cyane. Burundi ntabwo bwajyaga buvuga, u Rwanda rwavugaga, u Burundi ntibwavugaga. None yibaze nayo impamvu u Burundi buri kuvuga uyu munsi, nuko iyo mipango yose abo Barundi, abo Bakongomani, za Afurika y'Epfo n'ibyo byose bari mu mipango y'abazungu. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo bakoresha Abanyafurika kugira ngo bicane, basahurire mu nduru, niyo mara gusahura no mu nduru barangiza babikwegekeho. Reba nk'ibintu begetse ku Rwanda, barangije banarufatira n'ibihano. Ubushize nakoze video nibaza nti ibaze umuntu akugomba impozamarira ihoraho ya jenoside, yarangiza akavuga ngo arabyutsa gufatiye ibihano by'ubukungu. Ibyo bintu narabisegetse, nubwo nanjye byanje mu buryo nabitekereza gutya, ariko ni ibintu biteye amarira n'agahinda. Tuvuge tuti rero mu Rwanda 94 uko ibintu byagenze ntabwo ariko bishobora kugenda. Abazungu nabo barabizi. Burya abazungu bakora n'ibintu nabo baba bagerageza. Urumva ko Bill Clinton yavuga ngo hazapfa abantu 50, birangira hapfuye abantu barenze miliyoni, abatutsi barenze miliyoni bishwe bazira uko bavutse, uko baremwe. Hano rero uko abazungu bayipanga, bafite gahunda ndende. Urabona ubushize nakubwiye ko banze kwemera ko jenoside yakorewe abatutsi yabaye. Banze kubyemera, nari bikubwiye. Ababiligi bariyerurukije, Abafaransa banga kubyemera, Abanyamerika bariyerurutse, ONU iriyerurutse. Hari naho havuye kugenda ingengabitekerezo ya jenoside izamuka. Biriya bavuga ngo habaye double genocide, double genocide. No, nta double genocide yabaye. Ubwenda nzabikoraho ikiganiro. Jenoside tuzi yakozwe, yakorewe abatutsi, ubwicanyi bw'intambara bwabaye, ibyo n'ibindi bintu ntabwo bishobora kungana na jenoside. Nabyanditseho hano mu gitabo, hari ahantu bisobanura ku buryo umuntu wese n'igitambambuga yabyumva ko nta double genocide yabaye mu Rwanda. Amaliste yakozwe mu Rwanda, bica urwo ku rugo n'intambara, ntabwo wabihuza ngo bibe mawe. Abazungu rero bafite agenda, bazatizwa umurindi n'abafite ingengabitekerezo ya jenoside. Ari na mpamvu n'ababareka batagukurikirana cyane, kubera ko abafite ingengabitekerezo ya jenoside banabihakana, nibo bakongeza bagenda bakongeza kugira noneho bizakore match n'iri bibe mahwi gute. Reka mze bikwereke. No kuvuga ngo ubwicanyi wenda bwahanuwe, bwavuzwe kugira ngo buzabe, ntabwo ushobora kuzaba jenoside ngo bwibasiye ubwoko runaka, ahubwo uko abazungu bazabigenza, bavuye kuri iyo nzara n'imyivumbagatanyo, bazateza ubundi bwicanyi mu Rwanda ku buryo bushobora kuba ubwicanyi utapfa gusobanura, ndetse abantu basubiranamo. Noneho bavuge bati bya bindi byo mu Rwanda bibaye civil war, bibaye isubiranamo. Wewe kubona jenoside bashaka kwita civil war cyangwa isubiranamo, ariko byarananiranye. Noneho ryapfunwe bafite rya jenoside birirwa bashyirwaho, yaba Ababiligi, Abafaransa, Abanyamerika, umuryango w'abibumbye n'imiryango y'Iburayi yose, iyo jenoside noneho bateze indi ntambara ishobora gukora akavuyo gakomeye cyane mu Rwanda, kubera wenda ubuyobozi cyangwa se kubera inzara cyangwa se kubera imyivumbagatanyo abaturage babasubiranashemo,
bicana bimara kwicana noneho babyite civil war, isubiramo ry'abaturage bihanagure ya jenoside y'abatutsi. Niyo gahunda bafite. Urabona niko abazungu bapanga, niko batekereza. Noneho b'abanyarwanda bakazongera none kwisanga muri zunguka bari kumarana nanone. Nkakubwira ni munyarwanda, wumva ukunda u Rwanda, wumva ukunda ubuzima bwawe, wumva ukunda Imana, nimba wumva ukunda Imana uyishyira imbere, ndakuburiye ntuburiye ku manywa y'ihangu inzira z'ikigendwa. Ntuzishete cyangwa se ngo wijandike, ntiwishete cyangwa ngo wijandike mu bwicanyi abazungu bazateza, kuko abazungu byose nibo babikora. Bakongeza akantu, buriya hari ibintu abantu batareba bazakoresha. Ninde wari uzi ko abazungu bashobora kubyuka icyumweru kimwe bagafatira u Rwanda ibihano ibihugu byose by'Uburayi? Ninde wabitekereza? Ntabitekerezaga. Buriya rero bafite indi migambi yabo mibisha ya Satani bazakoresha, ariko ubona ko bizahera ku nzara. Ariyo mpamvu bari gufata ibihano by'ubukungu kugira bazateze umugumuko n'imyivumbagatanyo mu baturage, noneho bamarane, niyo bamarana babyite isubiranamo civil war mu Rwanda. Urabona kugira ngo habe indi jenoside yeruye y'amoko kutututsi, it will be a shame, it will be too much. Nuvuga ngo buriya Satani nawe yicara yiga indi mipango, buriya ibintu byabo bigeze kubuca kugira ngo basohoke hanze. Nubwo tuzi neza ko bishobora kuba ari kubera buriya bukungu bwa Kongo n'amabuye y'agaciro, byose ni ukuvuga ngo barangije gahunda yabo mbisha, bo bari kudiringa n'undi muntu uzazaho. Undi muntu uzazaho kudiringa nawe ni gute? Bazadiringa nawe bakoresha bino bihano. Urabyumva? Bazungu bashinze M23, wenda bavuze u Rwanda mu bajya inyuma, babitwarira u Rwanda, barigaramiye. Nano rero bafashe ibihano uyu munsi muri 2025, tuvuga 2030 haje undi muyobozi azaza ari umuntu mushya yisange ari muri ibyo bihano by'ubukungu. Urabyumva ukuntu batekereza? Umuntu uzaza azisanga ibyo bihano bikiriho. Nazanye abantu bikiriho rero azavuga ati ibintu ntibishoboka. Atakambira wa muzungu wamufitiye ibihano, mbabarira twumvikane. Umuzungu avuga rero ati kugira ngo ibihano bivaneho ugomba gukora ibi nibi, agushyire mu zindi tank nanone zizakujyana kukuvanaho nanone. Urumva ukuntu babara? Nuko bapanga. Tuvuge n'ibyo u Rwanda 94 uko byagenze, bagushyiraho, bamara kugushyiraho bakoresha noneho nyuma bakakugusha bakoresheje ibyo bagukoresheje. Urabyumva? Niko bimeze. N'umweru n'umukara, nta hantu wahera ubihakana cyangwa se ujye kwandika amagambo atukana. Nimba wumva tukana, ariko ibyo abazungu baba bakora bapanga, turabizi neza ko tubimazemo imyaka irenga 15, natwe tubasesengura, tubiga, tureba uko bimeze. Imana tugira nuko nabo bafite igihe gito, igihe cy'abanyamahanga cyahanuwe cyabo kiri kurangira. Hano nk'uko byanditse neza, until the time of the Gentiles is fulfilled. Until the time of the Gentiles is fulfilled. Naho ubundi imiborogo bakwiriye isi bakoresha abanyafrika kugira ngo bamarane, it's enough, birahagije. Kavuga nti rero abanyarwanda ntabwo tuzababoye abazungu, kubera ko natanze urugero ndavuga nti hari abazungu bakora izo bwonko rimwe, ariko hari nabo bakora iyo zo bwonko nka gatatu. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu abanyarwanda ibyo barimo bizurungutamo ntibazi byari byo aho ibihe bigeze. Hari uwo nanditse ndamubaza nti nk'iyo ukoze comment nk'iyi ngiyi kwere, ubuzi aho ibihe bigeze bigana uko ibintu bimeze? Yahise ahunga ntiyasubije, kuko bose rega ntiwabarenganya, usanga baba batazi ibintu. Ariho ngaruka nanone nkavuga nti ese jenoside yindi irashoboka? No, ntishoboka nk'amoko, ahubwo bazakoresha ubundi bwicanyi, bakoresha undi muvuno, abazungu bakoresha undi muvuno, noneho haba ubwicanyi ahubwo bwaba bukomeye kugira ngo ubwo bwicanyi buzasibe ya jenoside ya mbere yakorewe abatutsi mu 1994, noneho cyasha na ryapfunwe babyivaneho, babe babonye uko baca undi muvuno wo gukomeza gukoloniza u Rwanda, barugire ababoyi, umuboyi wabo. Bafite u Rwanda barugira umuboyi w'abazungu, bakomeze basahurire mu nduru, ariko ntibizashoboka kuko abanyarwanda benshi bamaze gukanguka, kandi nibakoresha n'imyivumbagatanyo bizakangura abanyarwanda kurushaho, ku buryo abantu bazahita biyunga. Ariyo mpamvu nyavuga ni ubuyobozi bw'u Rwanda buzunga abanyarwanda, kubera ko abanyarwanda bazaba bararebye bati dore byabaye 94, dore bitubayeho,
twiyunge. Abanyarwanda baziyunga ubwabo, ibi byantu birirwa basakuzamo bavuga ngo bari muri politike, bari mu mashyaka, bari mu biki byose, biriya byose ntacyo bimaze. Abantu bavuga ngo bigisha ijambo ry'Imana, narakubwiye ni Abaroma 3:10-18, nta n'uyu n'umwe ukunda Imana washakishaga Imana icyo gihe 94 n'uyu munsi 2025 niko bimeze. Niyo mpamvu tuhava tuvuga tuti dore ibimenyetso birasa n'ibyabaye iki gihe, byose birasa. Niyo mpamvu nkubwira ni muntu wumva ukunda amagara yawe, wumva ukunda ikiremwa muntu, ntuzijandike mu bwicanyi na gato, ntuzagire ibibazo na bimwe ujyaho, kubera ko nubyijandikamo ni weho bizagiramo ingaruka mu bihe bizaza. Wikwijandika rero, ntuzajye mu bibazo, hato utazisanga uri mu bibazo abandi bigaramiye, abazungu babiteje bigaramiye. Nkubwira nti rero, shakisha Imana, inzira zikigendwa n'umutima wawe wose. Nkabagira nti rero, muntu wumva ukunda amagara yawe, ntuzijandike mu bintu by'ubwicanyi abazungu bashobora gushoramo abanyarwanda nanone, kuko byanze bikunze urabona ko gahunda bafitiye u Rwanda ni gahunda ndende, ibimenyetso birigaragaza. Hano rero twongera tukavuga tuti u Rwanda rwabaye nk'ikiraro cyagiye gicika 59, 73, 94 n'ibindi bibazo byagiye bibamo hagati no hagati, ariko bigeze 94 bibakarusho, abantu birara mu bandi bashaka kubarimbura. Jenoside yakorewe abatutsi uko ijuru ryageje mu Rwanda 1994. Rero nakubwira nti muntu shishoza, ureke gukurikira ibintu buhumyi, usesengure, wibaze, uvuga uti ibi bintu birava bikajyahe, bitewe n'iki? Noneho n'Imana abantu bagira muri no myaka hari ikoranabuhanga, ntago ari nka kera ibintu byituye abantu hejuru, ntibamenye uko ibintu bije. Ariko uyu munsi abantu benshi baravuga, nubwo wenda abantu bavuga ati barwanya ubutegetsi cyangwa se bafite izindi nyungu. Hano twebwe ngiye mpaje nk'umusesenguzi uko ibintu bimeze, impamvu bari gufata ibihe hano. Ese indi jenoside irashoboka nkuko byabaye mu Rwanda? Abantu benshi ko bitekereza ko bishobora kuba nkuko byabaye mu moko. Ntibishobora kuba nka mu moko, ahubwo bizaza bifite indi shusho noneho ipanze, inogejwe neza, kugira ngo abazungu niba tuvuga wenda u Rwanda ruvuze ati no, ntushobora kudukanga, ntushobora kutuvanaho, bizagenda gute? Ya myivumbagatanyo, hazaba intambara, byanze bikunze urumva ko nta kizabibuza. Nakubwira nti rero, shaka Imana, uracyafite igihe. Shaka Imana, usome ijambo, urebe Imana, ijambo ry'Imana rigufungura ubwawe ryisomera, apana ngo abapasiteri cyangwa abandi bantu, kuko Imana ivuga iti nta n'uyu n'umwe washakaga Imana, nta n'umwe ushaka Imana. We yishake, izakwereka inzira zizakurinda kwijandika muri ubwo bwicanyi bushobora kuba bwaba igihe runaka bitewe na gahunda z'abazungu bafitiye u Rwanda. Uwo bavuga rero bategura nawe uzaza, uwo nawe njya numva abantu bavuga ngo ni runaka, ngo ni nakaraka, ngo ni gutya na gutya, ariko byose iyo urebye usanga abazungu nta mpuhwe bafitiye u Rwanda, nta mpuhwe nanjye bafitiye Abanyarwanda, bashaka ko mumarana, ahubwo babone uko basahurira mu nduru. Ubona abantu bapropoza nk'umuntu ugane n'umuntu akubwira ati ngo n'umushibye ibintu n'ibi, nabwo ngiye byo ntabyo nzi, bora bitanashoboka nkurikije amateka ko ngenda uko nabyanditse. Ndavuga nti abo bantu ngewe ndumva bitashoboka, kuko ukurikije uko u Rwanda rugeze, aho u Rwanda rugeze. U Rwanda aho rugeze ahantu ku buryo abantu bingenga bitekerezo za kera cyangwa zishaje batazorobora Abanyarwanda ngo bikunde, kubera ko Abanyarwanda benshi n'urubyiruko ntabwo uzaye kuzana umusaza w'imyaka za 60 za 70 ngo umutuye hejuru y'Abanyarwanda ngo nabayobore. Ntibizakunda, ntibishoboka. N'ibintu bishoboka. Burya hari ikintu abazungu bibeshya ku Banyarwanda, wenda bagize gutya 94 bitungurana abantu batari bahumuka, ariko ngo abantu barahumutse. Ndibaza ko ntabwo umuzungu azongera gufata umuntu amukuye kantarange ngo amuzanane Abanyarwanda bamwemere. Ntibizashoboka. Njye mbikubwiriye aha, bazamushyiraho n'igihe gito, bashumushyira igihe gito, ariko byanze bikunze Abanyarwanda bazavuga ati no, twe turashaka umuntu ubereye abantu, ufite imyumvire ya kimuntu, byanze bikunze umuntu bwa mbere uzabujyana abantu ku Mana, kuko ibihe bije igihugu kidafite Imana, icyo gihugu kizaba ari icya Satani. Nubwo hagiye kuza igihe ibihugu byerekana ko biri ku ruhande rwa Satani, n'ibindi byerekana ko biri ku ruhande rw'Imana. Ni ibintu bibiri bitavangirwa, nibyo bintu bigiye kuba. Ariyo mpamvu nkubwira ni iby'amoko, bikuvuga ngo jenoside iraba uko wenda bivugwa, ntibishoboka, ahubwo bazateza ubundi bwicanyi nyine nk'uko nabikubwiye. Ahagara akaba n'uvuga ati bizagenda gute mu Banyarwanda? Reba Abanyarwanda bari hanze, bari mu mapolitiki, bavuga ngo bari mu mashyaka, ingengabitekerezo bafite. Reba abahunze 94 ingengabitekerezo bafite. None reba n'abari mu Rwanda imyumvire bafite. Ibyo bintu kugira ngo uzabihuze
bizahura gute? Wenda dufate abari mu gihugu gusa, niharamuka hatewe iyo nzara, hagaterwa imyivumbagatanyo, cyangwa se akaba haza propaganda runaka utamenya, abantu bagasubiranamo bakicana, uzajya ku ruhe ruhande? Uzajya ku ruhande rw'Imana, ntuzijandike mu bwicanyi, kuko dore umaze imyaka 30 wumva ibyabaye jenoside yakorewe abatutsi, nubirenga ukajya mu bwicanyi. Aho nahawe ndekeye aho, I raise my case. Nkavuga nti rero ndabashimiye, mwandike mutubwire ibyo mutekereza, andika ibyo utekereza utikanga, kuko nuwikanga ntubyandike ntubivuge bikazagushora mu bwicanyi, n'amagara yawe n'ubuzima bwawe uzabushyize mu kaga, ntago ari ubundi muntu. Andika icyo utekereza, tuganire, niko abantu bazakomeza kuganira, bakarenga amacakubiri, bakarenga urwikekwe, bakarenga ibintu byose bibatanya. Byanze bikunze ukuri niko kuzabohora abanyarwanda bagendeye ku ijambo ry'Imana, nta kindi. Niwanga kumva Imana rero witeye umugongo, nayo izagutera umugongo. Ni ibintu nagerageje imyaka 15 ndabisoma neza. Iyi Bibiliya nakuye ko maze kuyisoma hafi 4, ibyanditsemo uko abami bazaga, ibyo bakoraga, abakoraga neza, abagendaga, byose ibyo byose birimo hano. Bikwereka ko ibintu byose uko byamye biri niko na n'ubu bimeze. Iyo ukurikiye Imana, Imana nayo iba kumwe nawe. Iyo uteye umugongo, nayo igutera umugongo. Niko ibintu bimeze. Ayo mpamvu amashyanga atangira neza, akageramo hagati, akananirwa, akajya gusoza akora ibyangwa n'Uwiteka, Imana nayo igahita ibavanaho. Niko bigenda. Umuti rero nuwuhe? Ni ugushaka Imana, ni ugushaka ijambo ry'Imana, ukaryimariramo, ukaryivomeramo ryose, ukayishyira ku mutima wawe, ukunda Imana n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, ugashyira Imana imbere, ukavuga ati Imana nzakunambaho, nubwo ibigeragezo biba bikomeye kuri nose, nzakunambaho, sinzabe umuntu uzijandika mu bwicanyi butewe n'abazungu, mu bibazo biri mu Rwanda, yaba ibibazo by'ubukungu, yaba ibibazo by'inzara bizaza, ibyo byose Mana uzabindinde. Ugasaba Imana gutyo, Imana ikabikurinda, ariko kubera ko nawe wayegereye kugira ngo Imana izabikurinde. Nutabisaba Imana rero ngo uyereke Imana, Imana nayo izakureka ujye mu biyobe uzajyamo aho nahawe. Hagira ni rero u Rwanda rwabaye nk'ikiraro gicitse inshuro nyinshi cyane. Ubu ngubu tukavuga tuti enough is enough, bigomba gusoza abanyarwanda natwe tukaba abantu bari mu bwoko bw'Imana, aho kugira ngo tuzabe iciro ry'imigani nkuko amahanga menshi yatangiye kujya abikora. Uhura n'umuntu mwari muziranye agategeka kuva mu Rwanda, yakwibuka ibya Kongo agahita akubwira ibintu byinshi, akakubwira ati no, calm down, reka tuganire, reka tuvuge uko ibintu bimeze, reka ukuntu bimeze, twebwe nta kibazo dufite. Ikibazo biri muri byo by'abazungu n'ibihugu n'ibintu bakora, amadiri bakora, twebwe abanyarwanda nta kibazo dufite. Akabyumva, akakureka, akakubwira ati okay, ni sawa, nta kibazo. Ariko rero urumva abakongomani karungu bafite, hongeraho abarundi, hongeraho abanyafurika y'epfo, hongeraho n'ibyo bihugu byose, noneho umurindi batizwa n'ibi bihano, inzara iri mu Rwanda. Urumva ko Imana iravuga iti ndakuzamura, nangara kuzamura, wanyanga nanjye nkakwanga, nkakurikura ukikubita hasi. Kuki abanyarwanda tutaba abantu bakunda Imana koko? Ndagucarinje nkubwira ni nubwo nawe wazi ukancarinje ukambwira ibindi bintu, nkubwira ni mu Rwanda yaba n'uyu munsi nta n'uyu n'umwe ukunda Imana, nta n'umwe uyishaka. Gute? Yes, barasenga bakavuga, ariko Abaroma 3:18 wongera bisome, nta n'umwe ukunda Imana, nta n'umwe usenga Imana, kuko ibintu ntabwo byakageze ahantu mu irudubi abantu basenga bahari. Urumva ngiye icyo kimenyetso bitaranga nyine. Uragenda ukavuga ati ndasenga, ukemera, ukavuga ati dore uko ibintu bimeze dukurikije ijambo ry'Imana, dore uko ibintu bigomba kumera dukurikije ijambo ry'Imana. Ni ibintu byapfiriye. Narakubwiye ni abantu banze kwemera ko habaye jenoside, Abafaransa, Ababiligi, Abanyamerika bariyerurutsa, umuryango w'Abibumbye uriyerurutsa, bibaho ngaho, abantu batangira gupfobya, barakura kugeza dore amagingo aya bahakanye neza ko nta jenoside yakorewe abatutsi yabaye, niko birirwa babivuga. Abandi rero nabo bafite iyo ngengabitekerezo bababonye rugari, ariko twavuze ko amateka twayanditse uko ibintu byagenze, ko byateguwe, ko byagiye bizamuka, uko ubwoko bumwe bwashatse kwirara ku bundi kugira ngo burimbure. Aho tubashaka kurimbura abatutsi bumva ko bishoboka, ariko n'abapfira gushira. Ariyo mateka twanditse hano. Abanyarwanda ahubwo mbona bisa n'ibitwenza kuba batazi ibintu nk'ibi uko byagiye bizamuka. Iki ni igitabo gifite amapaji 600 nahawe, uko nagihawe nahavanye n'agakiza nabikubwiye. Byose narabyeretswe nereka ku Rwanda uko rwacitse nk'ikiraro. 5:9
7/3/1994 ngarukiriza aho ngaho niho neretswe ariko uko bimeze ubu ngubu imyaka 10 nyuma yo kwandika kino gitabo bigaragara ko ibibazo mu banyarwanda n'intambara n'ubwicanyi bishobora kongera gushoboka nubwo bizaba bifite indi sura. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, toda raba tov meyod.